Ndakwakira none inshuti mukunzi wa IT Shabs, ndakeka nk'uko wabibonye n'ubundi wabonye iriya foto natangiye nkwerekana ifoto nziza. Hari amafoto menshi ameze nk'ariya ujya wibaza bati se akorwa ate? Uyu munsi rero nibyo tugiye kuba turebaho, uburyo wayikora ukayikorera. Akenshi uyasanga harimo amazina, ugasanga abandi bayakozemo amarogo, abandi bakayagira mu mapositi yabo akundwa cyane, bakandikamo amagambo y'ubwenge nk'amakotsi meza cyane utapfa gusanga ahandi. Icyo ngusaba rero ni ukuza kuri kino video ugakanda kuri like ndetse na subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Iyi ngiyi nyakuye ku bantu bari basabye yuko nzabigisha gukora amafoto, mbona bigisha gukora cartoon ubushize ukoresheje n'ubundi artificial intelligence. Nawe niba ufite igitekerezo cy'icyo nazakwigisha gukora, bandika muri comment, mu gihe kidatinze nzabikwigisha. Icyo ubuze gukina rero ni browser yawe. Ushobora kuba ukoresha Google Chrome cyangwa se Firefox cyangwa se Brave browser cyangwa se Opera Mini. Uraza usacinge ijambo Microsoft account. Ahangaha ugomba kuba ufite icyitwa Microsoft account. Kuyikora rero ntabwo bigoranye, n'ubundi urayikora nk'uko wakiriya Facebook cyangwa se WhatsApp, ni nk'izindi izo arizo zose, izindi mbuga izo arizo zose uko bazikora. Numara uraza hano kuri n'ubundi handitse Microsoft sign in or create your account today. Nurangiza winjiremo ukore Microsoft account. Gusa icyo si cyo cyazo tuzinduye, tugiye gukora AI image. Gusa ugomba kuba ufite ino account, nyamuneka ubanze uyicreating kugira uze kuba wakomereza hariya kuri hano tugiye kuba twajya. Zinduye twaje gukora amafoto. Turakora icyitwa Bing AI create image. Nicyo kintu uza gusacinga hari. Guys, uraza gusacinga Bing image creator from Microsoft Bing. Urabibona rero nibiri uza gusacingamo. Urangiza uraza n'undi kuri interface yo hejuru. Iyi ngiyi urayibona n'undi kariyo iriho byose ibyo dukeneye. Numara rero ukagusacinga bira bintu, uraza kandi hano kuri iyi n'undi ya mbere kubera ko ariyo dukeneye kugira ngo dukore image. Ngiye kubera ko nsangwa narakoze login, urabona ko misengeramo. Gusa ariko niba utarakoze login, ntago biragusaba yuko ukoresha iki ya Microsoft account, baza kuyigusaba kugira ngo ubashe gukora login nyine. Nkuko rero ari namwe amafoto baragiye akorerwa kuri no kuri website ameza nyine mu baba baragiye bakora, nayo baba yashyizeho bakayerekana. So kugira ngo rero ukore icyo twanze bira foto, ndabona yari ifungutse. Guys, ndakurutsa kugakanda kuri like ugakanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru mashya ngenda mbagezaho. Utuntu tw'ubwenge ntabwo ari amakuru y'iki kinyamakuru, ni ishuri ry'ubumenyi. Hana ahantu ushobora kugira ibintu byo ujye utakeka nyine ko wakigira ibintu abantu bazi ko bikorwa na machine gusa ukaba bikoresha na telefone. Ndabona itari gufunguka, nawe n'itindi irimo igorana. Reka kwikorera iyacu tuze ko ari dutindaho byibuze. Yari ifungutse ko nako yarije. Urabona yuko ari ifoto nziza nayo, n'akari pome, ubuntu bw'inyeri, ubona ubuntu bwiza bugaragara neza. Okay, mungu noneho twebwe sorry tugiye gukora noneho icyambere nk'umuntu ushaka kwikorera logo yiwe. Ufite YouTube channel, ufite Facebook account iri wenda page, ufite TikTok ushaka kuzamuka igira brand, nawe ugashaka kwikorera brand nyine. Ukuntu wakora logo byoroshye ne byagufasha. Kanze nkwereka uburyo bigenda. Wenda ushobora gusanga umuntu yitwa Jack, mwesheje Jack kugira byorohe. YouTube asese ya YouTube ntabwo ngo bakukabishyiramo Jack logo. Wenda afite ikinyamakuru, a globe rotating news logo. Banze ukongera ngo digital art. Nurangiza ukanda hano hantu handitse ngo create. Aha hantu create ni witukanda kugira ngo uri wakireya ino prompt nyine uri wakora icyo ushaka nyine gukora muri magambo wanditse nyine atangiye kuba yaba created. None ko misensigana na prompt 14 nyine ifite 15. Nukuvuga tumewe gukoresha intro 14. Mu gihe ukeneye kuzirenza hari premium cyangwa se ukaba ufite Microsoft account arenze imwe. Nuvuga ngo ufite ebyiri ni intro 30, ufite 3 intro 45. Urabyo yagenda ngiye intro 15. Cyangwa se ukagaruka ku munsi ukurikiyeho nk'igihe wabikoreye. Ngo nako ari 5:46. Ubwo wazagaruka n'ubundi ejo 5:46 wasanga prompt zawe zasubiyeho. Mu gihe kiri kwicreatinga
Okay, fine, urabona yuko haje akantu keza cyane. Reba iyi boro ya mbere ije iyi foto. Nani muri boro imvugo za. Okay, nshuti zanjye urabona akantu kaje nta kantu keza. Niba ari nk'umuntu w'umunyamakuru witwa Jacques, urabona yuko akantu ke. Urabona aka kantu ba Jacques nyine Jacques aze kuzana mu. Yandikiye muri comment, yandikire kuri website na tu. Bana ni akantu keza, niba uri umuntu ufite ukora amakuru ushobora gushyiramo izina ryawe, ushobora kuba witwa Rwanda News, ushobora kuba witwa amazina yayo yose nyine, ushobora kuba wenda ufite YouTube channel, ufite Instagram, ufite TikTok, ushaka kwita izina, biroroshye yuko wafata kaya kantu kagashyiramo iyi foto kakaba ari na brand yawe cyangwa se logo kugira ngo uzabe ufite umwihariko nyine. Kuko biranka kaya kantu byo gukoresha ushobora guca nk'ibihumbi 100, logo zirahenda buriya abantu mutabizi, logo zirahenda, nawe ushobora kwikora n'umuntu yego ukamwishyuza. Reba iki kinyamakuru, niyo iki kinyamakuru urabona urabona ko ari ikinyamakuru kigezweho cyiza, na logo ni nziza, simwe noneho ni nyinshi. Nangaha kwa kariya yashyiramo n'ibyayo nyine kugira ngo birahembwe ni Janizi ni nyinshi cyane. Okay, ni option ya mbere kwa dukoze, turimo dushaka gukora logo wenda kugira ngo dukoresheje no AI. None reka dukore wenda izina reka dukore umuntu. Iyi ngiyi ikora ibintu byinshi cyane. Hari ushobora gushyiramo izina ryawe ugakora logo. None reka dukore wenda photo fofi prompt y'ubuntu wenda, sinzi uburyo nabyita nyine, kanandikemo ngo a cute kwitesha ku bana, a beautiful woman touching on lion, digital art. Turategerezaho na prompt ya 14 13 yabaye maze gukorwa, ubwo yakozwe abasigaye yuko yasohoka n'undi ngereho. Turategereza akanya gato n'ubundi, ariko nkwibutsa gukanda kuri subscribe, gakanda no kuri like kugira ngo n'ubutaha utazacikanwa. Kingi yabari nabe yanyuma dukora nimara gusohoka tumaze kurenda, leta nkubwira ati ukomeze kugira ibihe byiza, nanigendera. Ciao. Ushaka kuyidownloadinga ukanda hano kuri kano kantu akangaka ko hanze inshuro nyinshi bamwe batinye kudownloadinga amatipo, dore n'indi ukenshi bakomeye gukora inyo. Ciao reka musezere nkubwira ati tuze kubana muri video z'ubutaha. Ubutaha nzabigisha n'ibindi byiza bigiye bigezweho.